Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza. Reka twongere dushimire Imana iduhaye umwanya mwiza kugira ngo tuganire ijambo ryayo namwe kandi tubashimire. Iyo tuvuze ngo reka dushimire Imana nuko niba yaduhaye ubuzima kandi nyine udafite ubuzima ntacyo wakora. Ibyo dukora, ibyo tugeraho nuko tuba dufite ubuzima. Rero hashimwe Imana yampaye ubuzima kugira ngo nze kuvuga ubutumwa bwiza. Hashimwe Imana yaguhaye ubuzima kugira ngo ubu nteze amatwi. Nta kintu gishobora kuruta ubuzima kibaho. Ibindi buryo umuntu ashobora kubishaka, ushobora kwiyambaza inshuti, abantu bajya bashyira hamwe bakaremera abandi, ariko nta waremera undi buzima. Jya nkunda kubivuga, nukuri abaganga Imana ijya ibaha umugisha ngo barasanasana iminsi ikicuma, ariko burya basa n'uw'Imana itararekura. Yewe bajya bakoresha za bomboni bakakongerera umwuka, ariko bongera umwuka ku w'Imana yagushyizemo. Iyo uw'Imana washizemo nta kintu bakora. Rero Imana yaguhaye ubuzima, nanjye ikampa ubuzima, reka nkubwire ngo biracyashoboka ko ibyo bindi ukeneye Imana yabiguha, kuko igikomeye kuruta ibindi byo ni ubuzima. Ubwo yaguhaye ubuzima butagurwa amafaranga, rero ibikorwa n'amafaranga ntiyabikwima, ibyo abantu bashobora kuguha ntibyabura, byose Imana irabishoboye. Rero reka dusenge dushimire Imana, maze tuganire ijambo Imana yashyize ku mutima. Kandi nongeye kubaha ikaze kuri channel yanjye ya Evangeliste John Mbarushimana. Reka nongere nshimire abantu bakomeje gufatanya nanjye, abantu bakomeje kwamamaza ubutumwa bwiza dufatanyije, abakora comment, like ndetse n'ibindi. Imana ibaha umugisha. Ni uburyo bwiza bwo kunshyigikira, icyo ni kimwe. Ni uburyo bwiza nanone bwo kwamamaza ubutumwa bwiza. Reka nshimire abantu njya mbona banyandikira, bampamagara, abo duhura. Niba hari ikintu kinezeza ni ukubona nyine hari umuntu umbwira ngo ibyo mvuga biramufasha, biramwubaka. Imana ibaha umugisha. Kandi nanjye si njyewe, ahubwo ni umwuka w'Imana nshoboza. Akomeza nshoboze rero kugira ngo icyo Imana yagambiriye ku buzima bwacu gisohore. Reka dusenge. Turagushimiye kuri Imana nziza, uri Imana ikomeye kandi uri Imana ihambaye. Tugushimira umwanya mwiza duhaye kugira ngo tuganire ijambo ryawe. Ubwaryo ririhagije, ahubwo nshoboza njyewe ugiye kurivuga mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Reka tuganire ijambo riri mu gitabo cya kabiri cy'Abami, ibice ni 25. Turasoma duhereye ku murongo wa 27 tugeze ku murongo wa 30. Hari ijambo rivuga ngo mu mwaka wa 57 Yehoyakimu umwami w'Abayuda ari mu bunyage, mu kwezi kwa 12 ku munsi wa 27 wako, Evili Merodaki umwami w'i Babuloni mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ye asubiza Yehoyakini umwami w'Abayuda icyubahiro, amuvana mu nzu y'imbohe ubwo hari mu myaka yimyemo. Amubwirana ineza, yubahiriza intebe ye kuyirutisha iz'abandi bami bamubagaho i Babuloni. Amukura mu myambaro y'imbohe, amwambika imyiza, akajya asangira nawe iminsi yose yo kubaho kwe. Umwami yamuhaga ibimutunga igero rya buri munsi, iminsi yose yo kubaho kwe. Amen. Numvishe kuri njyewe cyangwa muri njyewe hari ijambo ry'ubuhanuzi rijemo maze gusoma aya magambo. Imana yakuntumyeho ngo nkubwire ngo hari umwambaro w'igisuzuguriro Imana igiye kukwambura, ikwambika undi mwenda w'icyubahiro. Hari umwambaro w'igisuzuguriro Imana igiye kukwambura, ikwambika undi mwenda w'icyubahiro. Nimvuga ngo hari umwambaro w'igisuzuguriro, ntuze gutekereza ko yenda mvuga nk'iyi shati nambaye. Bene hari abantu baba bambaye imyenda y'igiciro, ugasanga umuntu yambaye nk'umwenda wa miliyoni imwe cyangwa irenze imwe, ariko birashoboka ko uwo mwenda ushobora kuwureba ntumenye ko ari uw'icyo giciro, kuko yenda rimwe na rimwe utanawuzi.
mu gihe ushobora kureba umuntu wambara ishati y'igihumbi ukabona ahubwo ni wo mwenda mwiza kuruta wa wundi wambaye umwenda wa miliyoni. Bitewe n'iki? ushobora gusanga yenda imikundire yanjye itakunze uriya mwenda n'ubwo uhenze, ahubwo nkareba ya shati y'igihumbi akaba ariyo nkunda, nkaba nanatekereza ko ari yihenze kuruta wa mwambaro uhenze wambawe na wa muntu. Nimvuga rero ngo hari umwambaro w'igisuzuguro Imana ikwambuye, ntuze gutekereza muri iyo myenda tujya kugura muri shop. Oya. Bibiliya iravuga umwambaro, ariko ntabwo ari wo Imana yamishuriye. Reka nkubwire ngo icyo kibazo ufite, reka nkubwire ko cyakubera nk'umwambaro w'igisuzuguriro. Buriya Hana yari yambaye umwambaro w'igisuzuguro witwa ubugumba. Burya ubushomeri utinzemo bwaba umwambaro w'igisuzuguriro, ubukene bijya biba umwambaro w'igisuzuguriro. Ariko hari ijambo ry'ubuhanuzi nagutumweho, kandi bikuwe mu ijambo ry'Imana. Dore ubu nibwo buhanuzi bwa mbere butavangiye. Nagutumweho wowe mupapa, wowe mumama, wowe musore mukobwa, nawe untezamo, uzi neza ko hari umwambaro w'igisuzuguriro wambaye umaranye igihe kinini cyangwa gitoya. Nagutumweho yuko Imana igiye kukwambura umwenda w'igisuzuguriro, umwambaro w'igisuzuguriro. Kandi niba ukwambura ntabwo iri bugusige wambaye ubusa, ahubwo irakwambika undi mwenda w'icyubahiro. Bibiliya iravuze ngo mu mwaka wa 57 Yehoyakini umwami w'Abayuda ari mu bunyage, mu kwezi kwa 12 ku munsi wa 27 wako, Evili Morodaki umwami w'i Babuloni mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ye asubiza Yehoyakini umwami w'Abayuda icyubahiro. Biza ngo yari yarakinyazwe. Hari ibintu umwanzi yakunyaze, ariko nagutumweho ngo nkubwire ngo ibyo wanyazwe nyine, ibyo wanyazwe. Umwami w'Abayuda icyubahiro amuvana mu nzu y'imbohe. Ubwo hari mu myaka y'imyemo, akimara kujya ku butegetsi, akimara kujya ku buyobozi, akimara kwima ingoma. Hari uwari warambuwe icyubahiro, kandi byumvikana ko yari ari muri gereza, yari afunze. Hari umwambaro yari yambaye w'igisuzuguro, kandi yigeze yambara umwambaro w'icyubahiro. Ariko uyu ngo amaze kwima ingoma, arabanza amuha icyubahiro yari yaranyazwe. Kabiri, aramubwira ngo iki cyubahiro sinakiguha cyambaye wa mwenda w'igisuzuguriro, ahubwo ugomba no kuvanwa muri gereza, ugomba gusohorwa aho wari uri. Reka nkubwire ngo hari umwambaro w'igisuzuguro Satani akwambika, umuntu wese akagusuzugura atarakwiye kugusuzugura. Nimvuga ibi ngibi harimo abantu bari buze kunyumva kubera ko ibyo bihe babiciyemo cyangwa babirimo. Ariko ngufitiye inkuru nziza, uwo mwambaro Imana igiye kukwambura, kandi ifite undi mwenda yagennye, ifite undi mwenda yateguye. Hari undi mwenda yateguye igiye kukwambika usimbura wa wundi bantu bari bakumenyereyemo kandi w'igisuzuguriro. Umva uko Bibiliya yavuze ngo amubwirana ineza, amubwirana ineza. Ijambo rya mbere, amusubije icyubahiro, amuhaye
umwanya w'icyubahiro uruta uw'abandi bose bari bariho icyo gihe. kandi uyu nguyu uhawe kino cyubahiro yari ari muri gereza, ngo amuvana mu nzu y'imbohe amusohora aho ibihe byari byaramushyize, ngo arangije amubwira ni neza, yubahiriza intebe ye kwirutisha iz'abandi bami bamubagaho i Babuloni. uyu muntu ugisohorwa muri gereza ucyamburwa umwambaro w'igisuzuguriro, umva uburyo amuhaye icyubahiro akamurutisha abandi bose bamubagaho i Babuloni. ntabwo bisabye gucamo imyaka, ntabwo, ndashimira Imana ko iyo ari Imana ibikoze ntabwo bigombera ngo haba hanze haca imyaka, haba hanze haca amezi. hari igihe nyine iyo wakoze amakosa abantu batereka tubanze tumugiye turebe niba koko yikosora mbere yo kumusubiza uyu mwanya. ariko ndashimira Imana, tekereza uburyo akiva muri gereza acyambura umwenda w'igisuzuguro ahise ahabwa icyubahiro kuruta abari bagifite. reka mbabwire ukuri, hari umwambaro Imana igiye kukwambura, kandi nuza kwigenzura urasanga hari umwambaro wambaye igihe kire kandi w'igisuzuguriro. ariko nakuzaniye inkuru nziza, Imana yagambiriye kukwambura uwo mwambaro w'igisuzuguriro, kandi nkubwire yateganyije undi mwambaro w'icyubahiro igiye kukwambika. ku murongo wa 29 haravuga ngo amukura mu myambaro y'imbohe. haleluya! amukura mu myambaro. hari imyambaro imbohe zambara. reka ngo ushobora kuba wambaye umwenda w'igiciro ariko ufite igisuzuguriro. utaza kugira ngo iki gisuzuguro tuvuga ni ikigaragarira muri iyi myenda twambara. hoya, hari n'abambara imyenda ihenze ariko bafite izina ry'igisuzuguriro. mbibutse Namani yari umugaba w'ingabo Uwiteka akoresha, ariko yari afite igisuzuguro, yari afite umwambaro w'igisuzuguro witwa ibibembe. nicyo cyaza gutuma unyumva cyane. yari umugabo Uwiteka yaramukoreshaga, ariko yari yambaye umwambaro w'igisuzuguro witwa ibibembe. utaza kugira ngo ro kiragaragara muri iyo myenda wambaye. oya. iki ngicyo Uwiteka aje kukwambura ntabwo kigaragara muri iyi myenda twambara. ni cya gisuzuguro gituruka ku bihe turi gucamo cyangwa ku bihe duhagazemo. ariko umva icyo birivuga, hirya yo kumukura mu nzu y'imbohe, hirya yo kumubwira ni neza, hirya yo kumusubiza icyubahiro, asanga ibyo ngibyo nta gaciro bizagira acyambaye wa mwambaro. mwumve ikiri buze kuba rero, hirya y'umwambaro w'igisuzuguro Imana ikwambuye, itwambika undi mwenda w'icyubahiro uzatuma abantu batakwitiranya na cya gihe wahozemo. umva uko yavuze ngo amukura mu myambaro y'imbohe amwambika imyiza. hari yose yitwa imyambaro, ariko hari iy'imbohe, ngo amwambura imyambaro y'imbohe amwambika imyiza, ngo akajya asangira nawe iminsi yose yo kubaho. umva, acyambaye imyenda y'imbohe niyasangira, ariko kubera ko Imana imuhinduriye umwambaro atangiye gusa. hari ibintu bigiye kukubaho bitangiye bikubaho. hari ahantu ugiye gutumirwa utajya gutumirwa, hari ahantu ugiye kwicara bagiye kubona nawe ufite ibitekerezo, bagiye kubona nawe muri hari ibihe umuntu abamo bakabona ntacyo ashoboye nta n'icyo yamara. ariko hari igihe kijya kigera wa muntu batabonagamo ko ashoboye hari umwambaro Imana ikwambuye, hari undi mwambaro Imana ikwa, kandi uwo nguwo ikwambutse hari ahantu ugiye kukwicaza, hari ahantu ugiye kukwinjiza. ndashimira Imana ko uyu mwaka hari agaciro uzahabwa utahabwaga, kuko Imana yakwambuye umwambaro w'igisuzuguro ikwambika umwenda w'icyubahiro. kubw'iyo mpamvu ngo bakajya basangira iminsi yose kubera ko hari umwenda atacyambaye. haleluya! kandi mwibutse ko nta wundi ni wa wundi nyine, ariko Imana ihinduriye umwambaro. Bibiliya yavuze ngo umwami yamuhaga ibimutunga igerero rya buri munsi, iminsi yose yo kubaho kwe. hirya yo guhindurirwa umwambaro w'igisuzuguro, umwami yemeye kujya mu higero rya buri munsi rimutunga.
ngo iminsi yose yo kubaho kwe. Hari ibintu wagerageje biranga kubera umwambaro wari wambaye. Hari aho wagiye gusaba akazi barakakwima kubera umwambaro w'igisuzuguriro. Ariko nagutumweho ngo nkubwire ngo hari umwambaro w'igisuzuguro Imana ikwambuye, hari n'umwenda w'icyubahiro Imana ikwambitse. Uyu yambuwe imyambaro yo muri gereza, yambika indi myenda myiza kuko Imana yamaze kuhamusohora, ngo akajya asangira n'umwami iminsi yose, ngo akagenerwa igereryo cyangwa igaburo rya buri munsi, akagenerwa ibimukwiriye bya buri munsi, ngo iminsi yose yo kubaho kwe. Hari imvune wavunitse utazongera kuvunika, hari ubuzima wabayemo Imana irangije. Ndagira ngo nkwibutse niba wambuwe uwo mwambaro, hari ibintu bijyanye n'uwo mwambaro, hari ibintu bijyanye n'uwo mwambaro, hari ibintu bijyanye n'uwo mwambaro. Igisuzuguro kibaho, utarasuzugurwa agira ngo ntikibaho. Ushobora gusuzugurwa kubera ko washatse ntubyare, umuryango washatsemo ukagusuzugura. Ushobora gusuzugurwa kubera ko uri umukene, aho abandi bahabwa serivisi we ntuzihabwe runaka. Ushobora gusuzugurwa kubera ubuzima ubayemo, umuryango ukaba utagira ijambo kubera ko uri umukene. Hari ibintu byinshi udashobora kubona kubera igisuzuguriro. Umukozi w'Imana umwe yigeze aduhamya, atubwira uburyo bamutumiye ahantu. Ngo agezeyo ntibamenya ko yaje kandi bamureba. Kubera iki? Uko yasaga nuko yari ameze, yari mu buzima bw'igisuzuguriro. Navuze ngo igisuzuguro ntabwo kigaragarira kuri iyi myenda twambaye, kuko kwambara nabi cyangwa kwambara neza, ushobora kwambara neza ufite igisuzuguriro, ushobora no kwambara nabi kandi ufite icyubahiro. Umuntu akaba yambaye nabi kandi ari umunyacyubahiro bitewe wenda n'aho ari. Ariko nshatse uwo muvugabutumwa yari afite igisuzuguro cy'ubukene, uko asa n'uko ameze. Bategereza umuvugabutumwa kandi yahageze, nyuma baza kumenya ko ari we. Yaratubwiye ati babanje no kwanga ko mu mwanya, ariko aho bawumereye Imana irankoresha. Uyu muntu yari afite igisuzuguro cy'ubukene, ariko uyu munsi Imana yamuhinduriye amateka, ntabwo akiri wa wundi. Nawe hari umwambaro w'igisuzuguro umaze igihe wambaye, ariko nagutumwe ngo nkubwire ngo uwo mwambaro Imana igiye kukwambura. Hari undi mwenda mwiza, hari undi mwenda w'icyo Imana yakugeneye, yaguteguriye. Zaburi yaravuze ngo hari kurira kwararira umuntu, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Sinzi igisuzuguriro, sinzi umwambaro wambaye, uzi uwawe yenda nanjye nzi uwanjye. Umuntu wese niwe ujya umenya uwo yambaye. Hari n'itagaragara ngo ijye hanze, umuntu akaba abizi we. Ariko ndashimira Imana igitwambura imyenda y'igisuzuguriro izwi, ikatwambura n'itazwi. Abantu bakazumva dutanga ubuhamya ariko batazi igihe twambariye imyenda y'igisuzuguriro, kuko hari ibyo Imana ihisha pe, hari ibyo Imana isha, ariko hari n'ibyo yemera bikajya hanze. Ndashimira Imana rero igirangiza ibyahishwe ikarangiza n'ibyagiye hanze. Nagutumwe ngo nkubwire ngo hari umwambaro w'igisuzuguriro Imana ikwambuye, kandi nakubwiye ngo nkubwire ngo nikwambura uwo mwambaro w'igisuzuguriro ntabwo uri bugusigire aho ngaho. Hari undi mwenda w'icyuragennye kuri bwambare mu izina rya Yesu, kandi uwo mwambaro ni Imana igiye kubikora, ni Imana igiye kubikora. Kandi ubwo uramara kwambara uwo mwambaro w'igisuzuguriro, hari ibintu utazongera kwibaza ngo bizaca he, bizagenda gute, kuko buri mwambaro wose ugira agaciro kawo. Tujya tubona nk'abatarafiki baba mu muhanda, iyo amaze nyine guhabwa ziriya nshingano,
agahabwa uriya mwambaro umwemerera nyine kuguhagarika ugahagarara. Hari ubuzima, hari igisuzuguriro, hari amateka, hari ibintu utabonye kubera umwambaro w'igisuzuguriro wari wambaye, ariko hari ibyo ugiye guhabwa, hari agaciro ugiye guhabwa kubera undi mwenda ugiye kwambara. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza. Nubwo butumwa nagutumweho ngo nkubwire ngo hari umwambaro w'igisuzuguriro Imana ikwambuye, hari n'umwambaro w'icyubahiro Imana ikwambitse. Kandi ubwo hari uwikwambuye, hari ibintu utazongera kubona, hari ubuzima utazongera kubamo. Ubwo hari uwikwambitse, hari ubundi buzima wigijwemo, hari ibindi bintu ugiye kubona. Wumvishe ko hirya y'uko yamburwa umwambaro w'imbohe akambika undi mwambaro mwiza, ngo yasangiye n'umwami iminsi yose. Kabiri, ngo akajya agenerwa igero cyangwa igaburo rya buri munsi, ngo iminsi yose yo kubaho kwe. Hari ibintu yasezeyeho mu buzima kubera ko Imana yahinduye umwambaro. Ndashima Imana ko hari ibintu ugiye kujya uvuga nk'ubuhamya, nk'amateka, ariko bitagihari Imana yabihinduye. Haravuze ngo bya bihe byari bikomeye warabihinduye. Aravuga ngo hari amarira, ubu hari ibyishimo. Reka dushimire Imana yuko hari umwambaro itwambuye w'igisuzuguriro, hari n'umwambaro itwambitse w'icyubahiro. Ni njyewe nawe bikoreye, twambaye imyambaro y'igisuzuguriro, irayitwambuye, itwambitse n'imyenda y'icyubahiro, kuko ari imbaraga z'Imana zibikoze. Imana iho umugisha, Imana ibagiye neza. Reka dusenge. Imana turagushimiye kuri Imana nziza, iri jambo riherekeza rikora icyo waritumye. Tugushimiye ko hari abagabo wambaye umwambaro w'igisuzuguriro, hari abagore, hari abasore n'abakobwa wambuye imyambaro y'igisuzuguriro, ukaba wambitse indi myenda y'icyubahiro. Ibyo ni imbaraga zawe zibikoze. Dushimiye ubushobozi bwawe butwambuye iyo myambaro, ukatwambika indi, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibigirire neza. Akira kwamburwa umwambaro w'igisuzuguriro, ukambara umwenda w'icyubahiro, kandi ufite ibijyawo. Ntabwo uzi aho wenyine, ntabwo uwo mwenda uje wonyine, ahubwo hari ibintu uzanye nawo. Nk'uko ugiye hari ibyo ujyanye nawo, n'uwo nguwo Imana iguhaye hari ibintu bizanye n'uwo mwambaro, mu izina rya Yesu.